Umwanzi ukwanga kwifuriza gusonza, umukunzi ugukunda kwifuriza kubona ibyo kurya. Gusa inzara, iyo benshi bavuze inzara cyangwa iyo benshi bavuze gusonza, harimo ababyumva abandi ntibabyumve. Ariko ubaye utuye muri ibi bihugu bikurikira: Ubufaransa, Ubushinwa, Ubwongereza, Mexique, Uburusiya, ibi bihugu ukabijyamo ukavuga ko inzara igiye kubitera, ahari bashobora kukubamba. Dore ko ibi ni ibihugu byagiye byibasirwa n'inzara zitandukanye, kandi inzara zikomeye zagiye zitwara amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'abaturage. Dore ko ibi bihugu ari ibihugu byagiye bipfisha abasaga miliyoni 45 z'abaturage. Gusa reka nsubire inyuma gato. Aha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hagiye habaho inzara zigiye zitandukanye, ariko iyakanze abantu ni inzara yiswe Ruzagayura. Inzara ya Ruzagayura ni yabayeho mbere ya Repubulika ya mbere, ahagana mu mwaka w'1959. Yahitanye abatari bakenya, bamwe basukira mu bihugu bigiye bitandukanye by'abaturanyi. Dore ko kandi n'icyahoze ari u Rwanda Burundi, inzara naho yarahibasiye bitavugwa. Abaturage barahunga bajya gushakira ibyo kurya ahandi. Gusa uyu munsi niyemeje kukugezaho urutonde rw'ibihugu byagiye byibasirwa n'inzara, ibihugu bigiye bitandukanye. Harimo igihugu cy'Ubufaransa, harimo igihugu cy'Ubushinwa, Ubwongereza, Mexique ndetse n'Uburusiya. Ibi ni ibihugu byagiye bikomera mu mateka y'isi, kandi ni ibihugu binakomeye kuri ubu ngubu. Iyo bavuze G20 cyangwa G20, G7, ibihugu bigiye bikomeye ku mugabane w'isi. Ariko ibi bihugu byose uko bikomeye, havuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni ibihugu byagiye byibasirwa n'inzara zigiye zitandukanye. Reka mbere ku gihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa cyagiye kibasirwa n'inzara mu myaka igiye itandukanye, kandi inzara igahitana abatari bakenya. Iki gihugu cy'Ubufaransa kuri ubu cyobewe na Emmanuel Macron. Ni igihugu gikomeye, ni igihugu kidatinya gufasha ibindi bihugu bigenzi byabyo, cyane cyane byo ku mugabane wa Afurika. Reka mbere ku nzara yabaye mu mwaka wa 1859 kugeza mu mwaka wa 1860. Dore iyi ni inzara yabaye itewe n'urubura rwabaye mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyi nzara igahitana abatari bake. Uru rubura rwateye amapfa, imyaka yose irabura, ibihingwa birabura, ibyo bari bahinze birarimbuka bitewe n'urubura. Gusa mu mwaka wa 1874 kugeza mu mwaka wa 1875 habayeho icyorezo gikomeye cy'inzara cyatewe na rwa rubura nakubwiye haruguru, gitwara abasaga 1/3 cy'igihugu cy'Ubufaransa. Abarenga miliyoni 20 bahasiga ubuzima. Nyuma yaho gato, nyuma y'imyaka 100 gusa, mu mwaka wa 1944 kugeza mu mwaka wa 1975 hagiye habaho inzara zigiye zitandukanye. Hari indi yabayeho itwara abasaga miliyoni 2 mu myaka y'1997, umwaka w'1528, umwaka w'1650, umwaka w'1652. Hagiye haba inzara zigiye zikomeye kandi zitandukanye. Gusa inzara yatwaye abantu benshi niyo mu mwaka w'1693 kugeza mu mwaka w'1694, aho yatwaye abasaga miliyoni 22 z'abaturage batuye igihugu cy'Ubufaransa. Inzara yabaye bwa nyuma yaba mu mwaka w'1709. Iki gihugu cyongeye kwibasirwa n'inzara bitavugwa. Inzara ihitana abasaga miliyoni 6 z'abaturage batuye igihugu cy'Ubufaransa. Iyi ni yawe TV ukomeje gukurikirana. Icyo ngusaba no gukora subscribe, ugakora like, ugakora share, ndetse ukabasha gukora na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Njye ukomeje gukurikirana ni Emi nyawe. Reka tugane ku gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa nabwo bwagiye bwibasirwa n'inzara bigiye mu bice bigiye bitandukanye by'imyaka. Dore ko Ubushinwa nabwo bwagiye bwibasirwa n'inzara
inzara igatwara abaturage benshi, dore ko ahagana mu mwaka 875 iyi nzara yateye mu gihugu cy'Ubushinwa, cyasize abaturage bigaragambije bikomeye ndetse bituma bahirika n'ubutegetsi bwari buriho. Gusa indi nzara ikomeye yabayeho hagati yo mu mwaka 1333 kugeza mu mwaka 1337, nyuma hafi y'imyaka 300 mu myaka y'1630 1631 hateye inzara iteye ubwoba ihitana abasaga miliyoni 20 mu gihugu cy'Ubushinwa, dore ko iyo nzara niyo yatumye ingoma ya Ping isenyuka mu mwaka 1644, dore ko iyi nzara yatumye uyu mugabo ava ku butegetsi. Gusa n'ibyaje gutinda mu myaka 1810, 1811, 1846, 1846, 1849 habayeho inzara ikomeye ihitana abashinwa basaga miliyoni 45. Iyi ni inzara yabayeho mu gihugu cy'Ubushinwa hagati y'umwaka 1850, 1873 habayeho amapfa n'inzara bikomeye byaturutse ku ntambara yashamiranyije abasagaga ingoma ya Taiping n'abashakaga ingoma ya Ming. Aha iyi nzara yatwaye abarenga miliyoni 60 z'abashinwa hagati y'imyaka 1850, 1873. Izi nizo nzara zabayeho mu gihugu cy'Ubushinwa kandi zikomeye. Gusa mu gihugu cy'Ubushinwa hongeye kubaho indi nzara ikomeye mu mwaka 1907, mu mwaka 1911, yamaze imyaka 5, nayo abashinwa ntibazayibagirwa, dore ko iyi nzara yatwaye abasaga miliyoni 25 z'abaturage b'abashinwa. Mu mwaka 1928, mu mwaka 1930 hongeye kuba indi nzara yatwaye abashinwa basaga miliyoni 3. Gusa nyuma yaho gato mu mwaka 1936 indi nzara yibasiye igihugu cy'Ubushinwa itwara abasaga miliyoni 5. Abashinwa inzara baheruka ikomeye kandi batazibagirwa nanone ni inzara yabayeho igatwara abashinwa barenga miliyoni 15. Iyi ni yabaye hagati y'umwaka 1959 kugeza mu mwaka 1961, mbere y'uko igihugu cyacu cy'u Rwanda kibona ubwigenge. Iki gihugu cyari kibasiwe n'inzara bitavugwa. Gusa hari benshi bashobora kuvuga ko izi nzara zitagiye zibaho, ariko wowe icyo ngusaba no gukurikirana Yawe TV byinshi kubijyanye n'amateka yagiye aranga isi, uzajya ubikurikirana hano. Igihugu cy'Ubuhinde. Amateka tubwira ko igihugu cy'Ubuhinde nacyo kibasiwe n'inzara bitavugwa, dore ko ni igihugu nacyo cyagiye gisurwa n'inzara mu bihe bigiye bitandukanye kandi no mu myaka yo hambere itandukanye. Gusa inzara ya mbere Abahinde batazibagirwa n'inzara yabaye mu mwaka 1022, umwaka 1033, umwaka 1052, aho yasize itsembye Abahinde benshi batagira ingano, dore ko agace kose k'Abahinde kitwaga Hindustan kahitanwe n'inzara. Indi nzara itoroshye yadutse ahagana mu mwaka 1344 kugeza mu mwaka 1345 ihitana abatari bakenya. Gusa mu myaka 1396 kugeza mu mwaka 1047 hateye inzara idasanzwe, dore ko iyi nzara bayihaye akazina ka Duragadev. Iyi niyo nzara Abahinde iyo bayibutse imitima irakuka, dore ko ahagana mu mwaka 1661, mu mwaka 1669 habayeho indi nzara ihitana abatari bake mu Bahinde. Gusa mu mwaka 1702 kugeza mu mwaka 1704 hagiye habaho inzara mu bice bigiye bitandukanye, nko mu gace kitwa Dekana yahitanye abasaga miliyoni 15. Inzara nanone Abahinde batazibagirwa mu mateka yayo ni inzara bahaye akazina ka Bengal ahagana mu mwaka 1770, aho abarenga miliyoni 15 bapfuye bishwe n'inzara, aho buri muturage umwe ku isi muri 3 yicwaga n'inzara. Gusa
Inzara Abahinde nanone batazibagirwa niyabaye mu mwaka w'igihumbi 983. Hadutse indi nzara ikomeye cyane, dore ko iyi nzara yishe abasaga miliyoni 11 mu gihugu cy'Ubuhinde. Iki nacyo ni igihugu kandi kigiye gikomeye mu mateka y'isi. Gusa Ubuhinde nabwo bwagiye bwibasirwa bitavugwa. Reka turebe inzara yabaye mu gihugu cy'Ubwongereza. Turebe mu gihugu cy'Ubwongereza ese ho byaje kugenda gute. Iki nacyo ni igihugu gikomeye kuri ubu ngubu, ni igihugu kivuga kikijyana. Ubwongereza n'inzara ni igihugu kandi nacyo gikomeye ku mugabane w'Uburayi. Ni igihugu nacyo gifite amateka yacyo. Gusa muri aya mateka igihugu cy'Ubwongereza gifite harimo amateka y'inzara, dore ko nacyo ni igihugu cyagiye kibasirwa n'inzara mu myaka igiye itandukanye. Dore ko inzara zaje Abongereza ari inzara yabaye mu mwaka w'igihumbi 235 igahitana abasaga 200,000. Dore ko ahagana mu mwaka w'igihumbi 586 igihugu nacyo cyatewe n'inzara ikomeye cyane, gituma abayobozi bari bariho batora itegeko ryo kurengera abaturage b'abakene kugira ngo bajye babasha kubarinda inzara. Inzara yabashije kuzahaza Ubwongereza ni inzara yabaye mu mwaka w'igihumbi 649 no mu mwaka w'igihumbi 722, aho inzara yabateye igahitana abatari bake. Reka turebe inzara mu gihugu cy'Uburusiya. Igihugu cya Vladimir Putin ni igihugu nacyo cyagiye kibasirwa n'inzara bitavugwa. Ahagana mu mwaka w'igihumbi 601, mu mwaka w'igihumbi 603 igihugu cyibasiwe n'inzara bitavugwa. Ni inzara yavuzaga ubuhuha, dore ko yaje gutwara abasaga miliyoni 2 mu gihugu cy'Uburusiya ibahitanye. Mu murwa mukuru hapfuye abasaga 100,000, yica kandi 1/3 cy'abari batuye umujyi witwa Gorodonov, dore ko nanone yaje gutwara 1/2 cy'abatuye mu gace ka Estonia. Mu myaka y'igihumbi 891, mu mwaka w'igihumbi 892 inzara yadutse yahitanye ubuzima bwa benshi aha mu gihugu cy'Uburusiya, dore ko yaje gutwara abasaga 375,000 ndetse kugeza ku mubare 500,000 by'abaturage. Inzara ifite amateka maremare mu mugabane w'isi. Ni inzara kandi yagiye yibasirwa n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ni inzara itaragiye ivugwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye, gusa benshi bari bazi ko ariho isi izarimbukira mu myaka yagiye itandukanye, dore ko imyaka igiye itandukanye abantu babona ibibaye mu isi nabo bakagenda bihimbira ibyabo. Gusa amateka agaragaza ko izi nzara zagiye zibaho ubu kugira ngo bizabeho bitagishobotse. Ariko nanone inzara igihugu igiye kwinjiramo ntabwo igisaba viza cyangwa ngo igisaba ubundi bushobozi runaka, ahubwo yirinjira iraza tu. Gusa reka turebere hamwe ku mugabane wa Afurika ibihugu byagiye byibasirwa n'inzara. Ku mugabane wa Afurika harimo nka Ethiopia, hakabamo Misiri, Maroc, Tunisia, Cape Verde. Ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika byagiye byibasirwa n'inzara. Harimo icyahoze cyitwa u Rwanda, Burundi. Mu Rwanda no mu Burundi hagiye habaho inzara zigiye zitandukanye, dore ko n'abaturage bagiye bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye kwisha iki cyago cy'inzara. Sinasoza nakwifuriza kugira amahirwe y'Imana. Sinasoza kandi nakwifurije ngo Uwiteka ajya akomeza turinde twese hamwe iki cyago cy'inzara, ajya akomeza turindire mu buntu bwiwe. Iyi ni Yawe TV wari ukomeje gukurikirana. Njyewe ndi Emi Nyawe. Icyo ngusaba ni gukora subscribe, ugakora like, ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye.